Nshuti bakundwa bene data muraho cyane, bahaye ikaze kuri uyu mukino udasanzwe, umukino w'ubuzima, umukino uhuza amakipe afitanye amahari. Amagambo ni menshi wafana, ibyiyumviro ni byinshi ku mpande zombi. Abatoza bombi bakoresheje imyitozo ihagije, inkorokoro zakozweho n'abarwanyi beza biteguriye urugamba nk'urunguru. Bagiye kutugezaho rero uwo mukino uhambaye cyane, uhuza ikipe y'ukuri n'ikipe y'umwijima, cyangwa se Team Lucifer vs Team Jesus. Ni umukino rero ugiye kubera kuri stade y'isi, ariyo ngira ngo ni stade rwose y'isi. Tugiye gukurikirana umukino uza gusifurwa n'umusifuzi referee witwa Diff cyangwa se urupfu, ari nako assistant referee wa mbere aza kuba ari uburwayi, assistant referee wa kabiri aza kuba ari ibyorezo, ndetse komiseri w'umukino ni imyuka. Ari nako uwo mukino ugiye gukinwa muri iki kibuga ari ubuzima bwa muntu. Nabona abafana ku mpande zombi biteguye, ibyapa byamamaza abakinnyi babo bakunda babikozeho, abatoza bagenda bakoresha igifoma abakinnyi mu kibuga. Nabona inkorokoro zose zakozweho. Uyu ni wo mwanya wa nyawo rero kugira ngo impaka zicike impaka zicike rwose, bigaragare ninde ushoboye ninde udashoboye. Turi Arimanse Studio rero, ntucikwe n'uyu mukino utangaje cyane, don't miss. 11 bagiye kubanzamo ku mpande zombi. Reka duhere ku ikipe iri mu rugo. Ndabona ari timu y'Urumuri, niyo kipe yakiriye umukino. Ndabona umutoza Yesu yahisemo gukoresha systeme ya 4-3-3. Nabona mu izamu yashyizemo Aburahamu agenda avuga ati rwose ngende sekuru wabizera ndahabaye cyane. Nabona mu mutima wa defense, nabona umutoza yahisemo kuhatereka Yakobo agenda avuga ati ngewe ndi Israeli n'ubwoko bw'Imana n'umugisha narawunyeze unyaga umuvandimwe ndahabaye cyane. Nabona kandi kapiteni kuri 5 Eri Kapitano w'ibihe byose agenda avuga ati ngewe nyuma yo kwambutsa Israeli inyanja itukura nkoresheje inkoni y'Uwiteka ndi Mose ndahabaye cyane. Nabona kandi ku mpande z'aba defenseri iburyo kuri 2, nabona umwami Yesu yahateretse Gideon agenda avuga ati Uwiteka yangize umunyembaraga ansindisha urugamba nkoresheje gusa urusaku rw'imyirongi n'ibibindi nsinda umumidiyani, uyu munsi ndahabaye cyane. Ari nako kuri 3 ku ruhande rw'ibumoso Yosefu agenda avuga ati nanjye ndahabaye nyuma yo kunesha ibigeragezo byinshi muka Potifari n'irari ry'ubusambanyi nkemera nkafungwa, uyu munsi nanjye impande nzifunze neza cyane ndahabaye. Ari nako hagati mu kibuga mbona Yobu kuri 6 agenda avuga ati nanjye Midiyani ndayirinze cyane nubwo Uwiteka atansiga, ngenda ngira abantu inama y'uko kuba Uwiteka aribwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Ari nako ku 8 ndahabona mediateri mu cepe yitwa nde mu mwakire bakunzi bafana mu mwakire Daniel agenda avuga ati nanjye ibintu by'inzozi Uwiteka abasha kunkoresha nkaseruka abapfumu n'abakonikoni bananiwe. Ari nako mbona ku mpande z'abazwi nk'abamababa mbona Karebu agenda avuga ati nanjye abanyegiputa nkabatera umugongo nkakurikira ubwoko bw'isezerano. Nabona kandi ku rundi ruhande Yesuwa agenda avuga ati rwose yewe Mose ntucike intege kubera yuko nanjye ndaza kuba ngufashe ibiganza cyane mvuga ni Mose utaruha. Nabona kandi Rutayizamu typical number 9 ni mu mwakire yitwa Paulo
yitwa Pawulo intumwa y'Imana yabohorewe kugira ngo ikize abanyamahanga. Pawulo kandi icyo nakwibutsa nuko ariwe brand ambassador ya gahunda y'abastar dufite no mu Rwanda, barimo Roki, barimo Platini, barimo Gabiro Gitari, barimo Konfi, agenda bavuga bati ntagikwe. Pawulo nawe avuga ati nanjye ni brand ambassador wa ya gahunda ya ntagikwe. Ati ntagikwe bagabo, kubera ko igikwe gituma tutabwiriza umwami Yesu Kristo, ariko Pawulo ntago ari ibyo yaragamije mu by'ukuri, nuko bagenda bamwitirira, ariko is the one of the brand ambassador of gahunda ntagikwe. Ndabona rero ari ku 9 agenda avuga ati turagenda twitwaje intwaro zose z'umwuka twataka umwanzi. Adversaire tumuhabye cyane. Ndabona mu bitugu bye kuri nimero 10 hari playmaker, the most valuable player in the pitch. Yitwa nde? Mu mwakire bafana mu mukomera amashyi cyane, yitwa Dawidi rero nyuma yo kunesha urugamba n'umufilisitiya Goliyati agenda avuga ati Uwiteka yandwanira intambara ikomeye ndi mu ishyamba ndi mu ntama, basha gutsinda imigunzu y'intare n'impyisi zose. None nyuma ya Goliyati uyu mukino wo guhashya umwanzi nanjye ndahabaye cyane. Ngabo rero ngabo 11 n'abasimbura babakanze mbakugezeho. Ndabona kuri benshi yari ya timu y'urumuri hariho Petero nimero 15, ndabona nimero 18 yitwa Matayo, ndabona nimero 22 yitwa Timoteyo, ndabona nimero 17 yitwa Yohana, ndabona nimero 12 umunyembaraga Samsoni, ndabona nimero 16 Yuda Isikarioti, ndabona nimero 20 Moridekayi, ndabona nimero 28 Nehemiya. 11 rero ku ruhande rwa timu y'umwijima cyangwa se Lucifer timu, ndabona nawe afite intwaro z'umwijima ziteguye cyane zivuga ati natwe turaje duhangara ubwoko bw'Imana, turaje tubatera ibitero shuma bahangayike be gutuza no gushyira ibitekerezo byabo byose ku mwami, ahubwo natwe turahari, dore ko twamanukiye isi twayiziye rwose n'inyanja bifite ishyano, ntidushaka kuzagira amaherezo mabi twenyine. Ari nako mbona mwizamu hateretswe Bwibone, goalkeeper Bwibone agenda avuga ati nanjye ibintu by'ubwibone ngenda mbiteza urubyiruko, mbiteza abari n'abasore bo muri iyi minsi ya none. Ndabona mu mutima wa defense, ndabona Bwoba agenda avuga ati ndi muri bero ndi nimero 4 neza abantu ubwoba ni mu ngenge kugira ngo begushyira umutima mu nda. Ari nako mbona afatanyije nande, afatikanyije na Buriganya avuga ati nanjye ndagenda ndiganya imigisha y'abizera, ndagenda mfata amasengesho yabo nyashyira muri kawo. Ari nako mbona ku mpande z'abamababa bakina badefanda, ndabona kuri 2 ndabona Kinyoma agenda avuga ati ukuri ni kuzimire, ibinyoma bishyirwe hejuru bihabwa intebe. Ari nako kuri 3 ngenda mbona timu Lucifer yahisemo kuhashyira Ndwara rero agenda avuga ati nanjye ibintu by'uburwayi budasanzwe ngenda mbiteza abantu, ibintu by'uburwayi butunguranye ngenda mbiteza bizera kugira ngo bagume bateseke. Ari nako mbona muri Mediane kuri 6 ndabona Lucifer yahisemo kuhatereka ni Gahinda habaye cyane, agenda avuga ati nyuma yo kwiheba no kugera kure cyane abakristo benshi ngenda bateza agahinda kugira ngo imitima yabo yihebe. Ari nako ku 8 mabona mediateur udasanzwe, mediateur wiyemeje kwataka adacitse intege rwose kugira ngo abantu barusheho gutsindagirwa mu bwihebe bwabo.
yitwa Nerero, ni nimero 8 yitwa Rusahuzi arahabaye cyane, agenda avuga ati nyuma yo kuriganya no guteza ubwoba abakristo ariko no kubasahura ntago biri kure cyane, ari nako mbona abazi nk'abamababa bari dangerous cyane, bari dangerous mu by'ukuri, bagenda bataka banyuze ku mpande. Nahabona kuri nimero 7 yitwa Rari y'ubusambanyi, agenda avuga ati yaba urubyiruko, yaba abakiri batoya, yaba bubatsi ingo, yaba abakozi b'Imana, bose ngiye n'abatezerari kugira ngo imibiri yabo iba bose controle. Ari nako kuri 11 mabona ndahabona bigeragezo, agenda avuga ati mbatere bitero shuma, bamera nk'ubatera igikwasi mu mbavu kugira ngo be gutuza. Bigeragezo rero agenda avuga ati nanjye ndafatanya na Rari tubatake cyane. Ndako mbona kuri nimero 9 ndahabona umukinnyi w'inkorokoro, ugenda avuga ati njyewe ndababuza amahoro, ndabimenyereye cyane muri uru rugendo. Yitwa Muhakanamana aka Antikristo, agenda avuga ati njyewe ibintu by'urugendo ndabizi, iyi myaka maze mu rugendo ni myinshi rwose, isi iraryoshye cyane. Ari nako mbona mu bitugu bye hari nimero 10 utoroheje yitwa Cyubahiro, agenda avuga ati nanjye ibintu byo guteza icyubahiro cyinshi mu bantu, yo gutuma abantu bose bakunda icyubahiro no kwishyira hejuru, nanjye ndabizana ntoroheje cyane kugira ngo ubwoko bw'Imana butsindirwe henshi. Mu yandi magambo, utsinda ubwibone, agatsinda ikinyoma, ndwara arabamugoye, utsinda ibyo byose bwoba n'agahinda baramwataka, utsinda ibyo Rusahuzi na Rari bamwatake, utsinda ibyo bigeragezo na Cyubahiro, udasize na Muhakanamana bamwatake. Ngabo 11 umwanzi Satani yahisemo kwatakisha. Ari nako mbona kuri benshi hariho Gihanda, hariho Apoloni, hariho Ndambi, hariho Byorezo, hariho Rwango, hariho Ndabimenyereye, hariho mbese intwaro zose z'umwijima kugira ngo zize guhabya adversary. Ngaye nguko rero 11 ku mpande zombi bamaze kubumva, uyu ni wo mwanya kugira ngo rero impaka zicike. Impaka zicike rwose. Ngaye nguko rero, don't miss out this match. Isifure y'umusifuzi ikabivuze, match ndabona itangijwe na team iri mu rugo. Ndabona umukino Karebo na Yobu bawohererekanya, ndabona agapasi gatoya kwa Yesua acenga umwe, hereza agapasi karekare kwa Danieli ndabona agenda kontrola zone y'ikibuga. Ndabona hejuru umupira Dawidi isubiza agapasi gatoya inyuma kwa Danieli ahereza umupira Yesua ahereza umupira Karebo. Ndabona umupira umurenganye, umupira no kurengurwa na Gahinda arenguye baro ahereza kwa Rusahuzi ahereza agapasi karekare kwa Rari arapasa bigeragezo aratera agapira karekare kwa Muhakanamana asubiza inyuma gatoya kwa Rusahuzi ahereza Cyubahiro. Ndabona agapira timu Rusifa igenda ikano bagiza neza, ari nako mbona Rari ataka Yosua, mbona yataka Yosefu ku ruhande rwe, agenda avuga ati Yosefu wapfa muka Potifari, agenda muteza ibyago bikomeye. Ari nako mbona Yosefu akora reaction y'abagabo, abwira Rari we ati mbewe Rari we, niba utazi byabaye genda usoma Itangiriro 39 umurongo wa 7 ugeze ku wa 9, urebe uburyo ki muka Potifari namwirengagiza ry'ubusambanyi. Ari nako mbona Yosefu afata agapira kiza cyane agacomekana kwa mugenzi we Yosefu.
Yosefu yoza Gidiyoni baro imwe, Gidiyoni baro ya kabiri kuri Mose, baro Mose kwa Kalebu ahereza Danieli ahereza Dawidi ndabona Dawidi agenda bigaho cyane avuga ati mwabagabo mwe mugenda mwiyemera ngo muri bagahinda ngo muri barusahuzi ngo muri barari, agenda basuzugura cyane abatera amacenga elastiko, ari nako mbona bwoba amukorera ikosa cyane, ndabona ari kufura itoroshe habe na gato rwose. Kufura ihagazweho na Dawidi ndabona agenda yifora, ari nako mbona timu Lucifer igenda ikora urukuta, ndabona aruhagazeho, ndabona bigeragezo aruhagazeho, ndabona agahinda nabwo bavuga bati turafunga urukuta neza, ari nako Dawidi agenda yifora yitugatuga, ariko yigenda abwira abadefanseri ati mw'abadefanseri mwe murabeshya mwigira nayo ubusa, ati nayo ubusa rwose, nayo ubusa kubera ko mwirengagije ibyo nakoreye Umufilisitiya Goliyati. Dawidi arababwira ati mw'abagabo mwe niba mutazi ibyo nakoreye imigonzo y'intare mu ishyamba iyo narindi nagiye inama, mukaba mutaramenya ibyo nakoreye amadobo, ndetse nimunamenye ibyo nakoreye Goliyati mushwanyagurisha ibuye, reka nze mbatere umukwaju wa kabambe. Ndabona yifora yigira Juninho, yigira Cristiano, yigira Messi, yigira Neymar, yigira ayiwe ndabona agenda atera adversaire ubwoba, ari nako atera ishot Uwiteka niyamamare we gorazo. Icyubahiro ni icy'Uwiteka, icyubahiro ni icy'Umwami Yesu. Dawidi afata agapira aragashibura, arenza Mediyane, arenza urukuta rwa rwoba, urukuta rwa rusahuzi n'agahinda na cyubahiro, aravuga ati Uwiteka nashyirwe hejuru gorazo. Uwiteka niyamamare, Uwiteka niyamamare. Ndabona abafana biterera ibicu, stade yose abafana biterera ibicu. Nabona Dawidi agenda ababwira ati mw'abantu mwe mwirengagije yuko navuye mu ishyamba, nanesheje amadubu menshi, ndetse rwose nanesheje imigunzu y'intare, ibirenze kuri ibyo nabashije kunesha Umufilisitiya Goliyati. Abatabizi nimugende musome Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 34 ndetse no 37, murabona ibyo nabashije kunesha Goliyati. None umwami wanjye ni gute namukoze isoni, ateka mutambi rw'igitego gorazo. Timu Lucifer ubusa mubishanga, timu y'urumuri kimwe, Dawidi kimwe gorazo. Ari nako umutoza Yesu agenda yishima hejuru Lucifer, amubwira ati Luciferi wabonye Lucifer. Yesu aramubwira ati Luciferi, mbese witegereje Mediyane yanjye wayibonye neza? Ese wabonye mediateri wanjye Yobu wahagaze? Wabonye kazi kurindi byagezweho? Wabonye ko ari umumediateri wakonsinyiza umutoza akubaha byose mvuga nibyo nifuza? Ese Lucifer wamubonye?
ari nako Rusiferi ngenda asubiza Yesu amubwira ati Yesu urabeshya rwose, ntago yo bari mediateur mwiza nkuko ubikeka, ahubwo nuko wamushyize muri safe position, nuko wamuhaye byose yifuza, ukamugira umuntu ukomeye, umutunzi udasanzwe. Rwose ndakubwiza ukuri ko Yesu uramutse umwambuye buriya butunzi bwe yakuyekana nk'abandi bose. Ari nako mbona Yesu agenda cyokera na Rusiferi amubwira ati Rusiferi rwose ngaho genda ubutunzi bwo bukoreho, ariko ubugingo bwe uramenye. Lucifer nawe ntabwo aheri, ari nakagenda yegera intwaro z'abakinyi be, agenda ababwira ati rwose bakinyi banjye bigeragezo mugende mwatake Yobu. Agenda abwira Rusahuzi n'agahinda ati mwatake Yobu, abwira Bwoba arababwira ati rwose mwe naburiganya mugende mwakire Yobu mu mwatake cyane. Ari nako Yesu avuga ati rwose ndiye umugaragu wanjye ndetse umukinyi wanjye Yobu mutangira ubuhamya. Nabona umukino ukomeje, nabona timu Rusifi itangaje agapira, ndabona gahinda pase ngufi kwa Rusahuzi kwa Rari, ndabona Rari kwa bigeragezo, bagenda banyura ku ruhande yo barimo, bagenda bamuzengereza cyane. Ari nako yo mbona agenda yirwanaho, Rari kwa gahinda kwa Rusahuzi, Bwoba kwa Ndwara, uwo mupira ukabugiye hanze. Mupira arenze rwose, ariko ndabona timu Rusifa yisubiyeho, ndabona yazanye ingamba nshya, ndabona rwose baje bavuga bati reka twishyure. Ari nako umwami Yesu mbona aboneraho umwanya wo gusimbuza, ariko ngira ngo nkwibutse yuko abatazi ibya Yobu ni inkuru ze rwose. Mugende mufate Bibiliya musome, mugende mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 kugera ku wa 8, musome umurongo wa 9 kugera ku wa 11, mutirengije n'umurongo wa 12. Murebe uburyo Imana itangira ubuhamya Yobu, igenda ivuga uti uyu nguyu ni umugaragu wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Ari nako mbona Ramplasoma ibaho, ndabona Yakobo asimbuwe na Petero. Mu yandi magambo bagiye gukomeza system yabo ni 4-3-3, ubwo ni post by post substitution. So ndabona Petero ragiyemo, ari nako mbona barengura timu Rusifa, mupira kwande kwa Bwoba kwa gahinda kwa Rusahuzi kwa Rari hereza gapase muhakanamana cengumwe hereza Rari hereza Rusahuzi. Ndabona abamediateri ba timu cyose bagenda rwose bakumbagurika. Ndabona ikipe irisere cyane, ari nako Petero agenda avuga ati ntago mudushika rwose, ntago mwehemukira umwami wanjye ndi maso, ngomba kumurinda. Petero ari turakubita ari hasi, aravuga ati Rari we nawe yigeragezo, ntago mwabasha bamba umwami wanjye ndeba. Petero akora ikosa, kufura mbi cyane igiye guterwa na timu Rusifa, bataka timu y'urumuri. Reka turebe si kufurira byari iki. Ndabona abakinyi bagenda begerana cyane bavuga bati Petero ibintu ukoze ni ibiki, kuri mwe dushyira mu byago. Ari nako mbona Paulo abwira Petero ati Petero buriya kariya kantu ubunezemo kagokoraho, kariya kantu ubunezemo rwose ntabwo ari keza. Petero amubwira ati urugamba turwana ntabwo ari urugamba rw'umubiri, ntabwo ari ukurwana dukoresheje ingumi n'imigende bukandagerana, ahubwo dukwiye kugenda mu kibuga twitwaje intwaro zose z'umwuka, dukenyeye ukuri, twambaye gukiranuka nk'antibare, dukwesa inkweto z'ubutumwa bwiza, kwizera ariyo ngabo yacu, agakiza kabaye ingofero twiyambaye, ndetse ijambo ry'Imana rikaba inkota turwanisha, ndetse tugasengesha umwuka iteka kugira ngo umwanzi ataturwanya mu buryo bwose bwo gusenga. Ari nako dukwiye kuba maso kugira ngo dusabire abera bose. Ngira ngo Petero wumvishe, niba utumvishe neza ugenda usoma Efeso 6 umurongo wa 10 ugera ku 20. Ari nako mbona timu Rusifa yipampa ivuga iti natwe turishyura. Kufura ndabona Muhakanamana yihagazeho, agenda yipanga yifora tugatuza, avundereza ibintu by'imiriro, avundereza ibintu by'ibitotsi kuri Aburahamu, ubwira ati Aburahamu we urabasha gusinzira uyu munsi wa none. Ari nako mbona urukuta rwapanzwe, ndabona intwaro zose za Kristo, barimo Mose, abarimo Yobu, abarimo Yosefu, abarimo
Pawulo abarimo Daniyeli bagenda bipangapanga bavuga bati turawugarura. Ari nako ndeba muhakanamana yifora, ndabona abandi bakinkarari bigerageza na rusahuzi bafunga impande bavuga bati Dezembano turayisubizamo. Reka turebe, ndabona Aburahamu nawe agenda avuga ati nanjye izamu ndahabaye cyane. Reka ndebe Messi kufura arayishyiramo, ndabona asubira inyuma intambwe imwe, asubira intambwe ya kabiri. Muhakanamana isho gorazo muhakanamana gorazo timu Lucifer. Ayiwe mana nyagasani mbega ibyo mbonye muhakanamana tera kufura imwe mu bitabo. Muhakanamana mbese ni Juninho, mbese ni Neymar. Muhakanamana agenda avuga ati ibintu byanyu kuvuga ngo muri basekuruza b'amasezerano, ngo muri Aburahamu, ngo muri sekuruza b'abizera ndawihakanye cyane. Muhakanamana kimwe yishyura gorazo. Mwabana mwe ibyo muhakanamana kore timu y'urumuri. Mwabana mwe n'amarorerwa hano n'amarorerwa. Yemwe isi yarinjiriwe. Muhakanamana ateza ibitotsi Dawidi, muhakanamana ateza ibitotsi Aburahamu. Agenda amubwira ati Aburahamu we hunikira igicaniro cyawe kiribwe n'inkongoro. Muhakanamana we ni ishyano. Muhakanamana mbega igitego mw'abanyarwanda mwe. Ari nako mbona timu y'urumuri bagenda bisuganya. Ndabona umutoza Yesu agenda agira inama Mose amubwira ati Mose we yenohereza konsinya abakinyi bawe. Ari nako Mose agenda biyegereza ababwira ati basore banjye nimuze tugire icyo dukora twe gushyira igitutsi ku mwami Nehemiya. Rwose nimuze tugire icyo dukora. Ari nako Mose ababwira bati basore banjye nimugende mutate amakuru yose, muze mumbwire strategy twakoresha kugira ngo umwanzi tumuhabye. Ndabona abasore mubwira ati rwose natwe turagiye turakubwira Mose kiza kuvamo. Ndabona umukino ukomeza, ndabona Yesu wahereza agapira Daniyeli nawe agenda ababwira ati mwabana mwe ngiye ibintu byo kuyandurisha ibyo kwiga by'ibwami simbikozwa. Ati rwose ngiye nkwiriye kwirinda, sinkwiriye kwivanga n'abanyamahanga. Rwose agenda avuga ati Daniyeli igice cya mbere n'umurongo wa 8. Ati ngiye nta mpamvu yo kuyanduza irira ibishyimbo gusa. Ari nako muri uyu mukino agenda avuga ati rwose nugukina ruzungu ntabyo kwikoraho. Ari nako umupira ukomeje, ndabona Yesuwa agapira kwa Dawidi ahereza Pawulo mbibutsa ko ariyo brand ambassador of gahunda ntagikwe. Pawulo agapira kwa Petero. Ari nako umupira urenga, ariko mu gihe urenga Mose arabaza ati se basore banjye ko muri kujya imbere ngende hano inyuma muri defense n'iki mwabashije kubona ku makuru nabatumye. Ari nako mbona abandi basore bamwegera mubwira ati Mose yewega Mose twumiwe. Mose twabashije kumirwa rwose kubera yuko bari abagabo bateye ubwoba. Twumiwe rwose Mose, twabonye imbere abo tumeze nk'inzige. Ati ndetse rwose twatsinzwe tukibabona bapapye cyane. Ariko ndabona ku ruhande Yesu banakareba bagenda babegezayo bababwira bati natwe amakuru twagiye kuyatata, hari icyo twabonye igihugu ari cyiza gitema amata n'ubuki, ndetse rwose ari amazamu dushobora kuyatsindamo cyane kubera yuko Uwiteka ari hamwe natwe. Dushobora kuba nk'abarya imitsima tukabamira bunguri. Aravuga ati rwose nk'uko mu kubara bihanditse, kubara n'ibice 26 n'umurongo 35, ndetse kubara ibice 4 n'umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Bagenda bavuga bati rwose Uwiteka ni bari mu ruhande rwacu, tuzabarya abanzi bacu nk'abarya imitsima. Ari nako mbona Mose agenda begeranya ababwira ati ngaho nimushyiremo agatege tutashyira igitutsi ku izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ndetse umutoza Yesu warutumye araza kutuba hafi.
umukino urakomeje. Uwo mukino ndabona ukomeje, ndabona timu y'urumuri igenda yataka, igenda ivuga uti nta mpamvu zo kuzisoni umwami wacu. Ndabona umupira yobahereza agapira karekare kwa Karebu, pasi ya mbere, pasi ya kabiri kwa Yesuwa, pasi ya gatatu kwa Daniel Masengesho, pasi ya kane kwa Paulo, pasi ya gatanu kwa Davidi, pasi ya gatandatu kwa Yosefu, pasi ya karindwi. Ndabona umupira wohereje Karebu, Karebu yegera imbere rimwe, yegera imbere kabiri, atunganya akaguru, atera isho. Icyubahiro ni icy'Uwiteka, Uwiteka nashyirwe hejuru. Mbega igitimu y'urumuri ikoze. Ndabona amakonsinya y'umutoza Yesu yumvikanye, batanga agapira, udupase 7, batanga pase 6 zose, bagenda bucece, bagenda batatumurwa. Pase ya 7 irukira kwa Karebu, Karebu aritonda, acuma agapira rimwe, acuma agapira kabiri, arekura urutambi, aravuga ngo Uwiteka niyamamare, gorazo. Uwiteka niyamamare we Banyarwanda bakristo, nashyirwe hejuru, gorazo. Yemwe nibyo mbone yanga, mbonye yuko kuguma k'Uwiteka aribwo bwenge, ngo kandi kuva mu byane ko kujijuka. Ari nako Yesu agenda avuga ati ndabona inkike ziriduka, ndabona timu Lusifa abakinnyi bose bagakawo baritagurika rwose, atera ishoti wagira ngo umuzamuni baringa, wagira ngo ni kadahwema. Timu Lusifa kimwe, timu y'urumuri 2, Karebu kimwe, Dawidi kimwe, gorazo. Ari nako mbona abafana bagenda biterera ibicu, binaga ibirere, bavuga ati Uwiteka niyamamare. Icyubahiro ni icy'Uwiteka, credibility kuri Yesu umutoza, gorazo. Ari nako mbona igice cya mbere kirangiye, ndabona bagiye muri mita. Ese igice cya kabiri kiragenda gite? Ntucikwe, twebwe turari Manse Studio, kora subscribe kuri channel yacu, ubundi umenye ko igice cya kabiri kizagenda. Utubwire muri comment uko uyu mukino wawakiriye, nendi commentator ari Manse hababereye, ese bizagenda bite? Ntucikwe, ariko byose nababwira bantu banjye, nkanarize nakora muri half time, nababwira ni rwose ikigaragara nuko itimu y'umwijima itoroshye, ifite abashagaga, ifite abakinnyi batoroshye cyane. Nk'abantu mwe ikipe irataka rwose, ikazengeza adversary, gahinda nyura muri mediane, rusahuza kwataka, irari ritoroheye urubyiruko, ibigerageza bigenda bibatera guhakana Mana na buriganya, bagenda bavuga ati turahabaye cyane. Myani magambo itimu y'urumuri n'abafana bayicyo nababwira, murasabwa gusenga cyane, mukitwaza intwaro zose nkuko Paulo yagiye azivuga, intwaro z'umucyo, mugasengesha umwuka iteka kugira ngo mudatsindwa n'uburiganya bw'umwanzi. Kubera yuko ibyo mbonye muri uyu mukino, nubwo timu y'urumuri yitwaye igice cya mbere, ariko ntibyari byoroshye rwose. Ari nako mboneraho umwanya wo gusuhuza abavandimwe. Reka nsuhuze umuzungu Fideli aho rukomeye, mubwira ni musore wanjye rwose ukomeza kugubwa neza. Ari nako suhuza mukunzi Fiacre aka Kensi Blizi, nyene mubwira ati muhungu wanjye nawe nuneshe irari, uneshe bigeragezo n'amuhakana Mana bari hanze aha.
ari nako nyina nsuhuze Mable inshuti y'Imana Emabo nyina mubwira ati Mable nawe aka Paseri ukomeze guhindukira uwo musemuro mwiza uzana abantu kuri Kristo ni benshi bagusuhuza ariko bose umwanya ntiwabona ari nako nyina mbwira abavandimwe batandukanye biga muri senior 6 MCE Kacyiru kabiri barimo Anita barimo Davide barimo Neti barimo Jerimene n'abandi batandukanye mbabwira ngo Uwiteka nabareba icyoroshye ari nako mbabwira ngo niba rwose mwifuza igice cya kabiri nimunyandikire muri comment mumbwire muti rwose mugaragu Uwiteka Rimanse tubigeze igice cya kabiri nanjye rwose ni hano ku bwanyu iyi ni Rimanse Studio subscribe like and share kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bwamamare mwakoze cyane.